nge nakwibaza nti ese wapfumuye inzu wagize ucyo akagira ku gitoki cy'umuturage akagitwara wahuye n'umuntu babandi twita ngo ni ba marine iki banaburaye babayo nabi bakasamuza umumama cyangwa se undi muntu agatelefone ari nuri awibishije ijambo ry'Imana batandukaniye bose si bisambu. Iyo wibiye muri Amerika irakubona neza cyane, iyo wibiye mu Iburaya irakubona, iyo wibiye mu Rwanda irakubona, ariko iyo muri sengero ntabwo ikubona kandi ariho ireba. Yego, reka twizere ko mumeze neza nshuti bakoze ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho kuri uyu umuyoboro Musabyimana Jean Marie Vianney TV. Mwe rero mudahwema kutwereka ko turi kumwe namwe gatanu ku kandi mukora subscribe, turabashimiye cyane. Namwe muturabikora, reka tubabwire ko uyu ari wo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugenda tunyuza kuri uyu muyoboro bubikurikire nta na kimwe kibacitse. Mushobora kwibaza uti muri aka kanya tugiye kuvuga kuki, turagaruka kuki, dore ko dusanzwe tugaruka ku ngingo zijyanye n'agakiza. Tugire roho nzima mu mubiri muzima, umwuka wera ature mu mubiri muzima umeze neza. Bivuze iki rero? Tugomba gukora tukiteza imbere, tukirinda buri kimwe cyose cyaza gutuma tutagira umwuka muzima ngo Yesu Kristo aze kubana natwe. Icyo tugiye kugarukaho rero mfite ingingo zigiye zitandukanye, nayo mpamvu muri imbere ya kamera turi kumwe n'abakozi b'Imana ni Musabyimana Jean Marie Vianney ndetse na mugenzi we. Tugiye kugaruka kuri ingingo, ese niki gituma hano hanze tubona abantu batari mu by'Imana bavugisha ukuri, bagerageza kuvugisha ukuri. Niba ari indaya akavuga ati nge ndi indaya, niba ari umusama akati nge ndiba, niba ari n'umugore watwaye umugabo wundi akatura akavuga ati nge naramutwaye. Ariko twagera mu murimo w'Imana cyangwa se mu bakozi b'Imana ugasanga harimo ikintu twakwita agakingirizo. Twambaye agakingirizo tugaragara neza ariko ku mutima turi birura, tumeze mbese nk'amasega ajyana. Ugasanga umuntu umugurije amafaranga ariko ko yakwishura bibaye ingora bahize. Yewe rimwe na rimwe abantu ugasanga bari kwizera abo mu kabare kuko niba umuguriye icupa nawe azari kugurira, ariko umukozi w'Imana bamuguriza amafaranga ntayakwishure. Niyo mpamvu rero tugiye kuza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, mbasaba gukomeza kuba imbere y'amateleviziyo yanyu, imbere ya telefone zanyu, kugira ngo mutabasha gukikwana na kimwe. Reka ntangire rero mpere iburyo bwanjye. Muraho neza? Nyiriwe neza muvandimwe, mukomere cyane. nukuri Imana iraturinze ntacyo twayishinja. Mumeze neza? Amina amina amina. Umwuka w'Imana ndabona kuriho, wabona utari muri babandi tumaze kuvuga mu kanya. Na n'ubundi mumoso bwanjye ndi kumwe n'undi mugabo, ndagira ngo nawe mwakire nyuma yuko twe tumaze iminsi tukuzenguruka muri Kigali tukora umurimo w'Imana mu buryo bugiye butandukanye. Nubwo mubona nambaye ingofero mwe kubitinda kuko Imana ntabwo ari hiri, Imana iri mu mutima. Muraho neza? muraho neza muvandimwe, mukomere cyane. turashima Imana, Imana iraturenze, iracyaduhagaritse mu buntu bwayo. Yego, tugiye kugaruka rero ku gituma bamwe mu bantu bo hanze usanga basa naho bavugisha ukuri. Yego, nta muntu ugira ukuri, ariko nibura bo iyo urebye ibyo bakora kuba ko ari babantu twavuga ngo ntibacagakiza, usanga bo babyemera. Ariko twagira mu bakozi Imana ugasanga bo ntibabyemera ariko kandi ari bo babikora. Niki kibitera? Yego, urakoze nk'uko warabivuze, ukuri niko kuzatubatura. Ariko ibyanditswe bibimbwira iki? Timoteyo wa kabiri nusoma mu bice byaho bitatu ku murongo wa mbere, umutwe w'amagambo hari ijambo rivuga ngo ubuhenererwe bukomeye bwo mu minsi y'imperuka. Iyi minsi turimo ni iminsi igoye kandi irije abagenzi, ubwo tuzasanga icyo gihe abantu bazaba bikunda, birarira, bakunda imiya. Nivuga ngo iminsi turimo ni igihe abantu ubwabo bari gushaka kwigaragaza kurenza uko bagaragaza Imana. Niyo mpamvu uri gusanga n'ubundi bya bindi twagasanze ahandi hanze twita ngo twe mu bantu basenga tuhita mu mahanga, mu banyamahanga ntabwo tuvuga abanyabyaha, tubita abanyamahanga. N'ugasanga bya bindi abanyabyaha bakoraga nibyo byaje mu nzu y'Imana, kuko abantu bimuye Imana bimika irari ry'imitima yabo. Bivuze iki? Ntabwo abantu muri iyi minsi bagishaka gukora icyo Imana ishaka, ahubwo bashaka gukora ibyo kamere yabo irarikiye. Yego, ati muri iyi minsi abantu barashaka gukora ibijyanye na kamere cyangwa se n'amarangamutima yawo n'iki imibiri ishaka kuruta uko bayoborwa n'umwuka wera. Ese byari bikwiye mukozi w'Imana? Ntabwo byari bikwiye habe na gato. Burya wakagombye kuvuga ibintu usa nabyo, nk'uko watangiye ubivuga. Inkangamirwa cyangwa se babandi bacuruza imibiri yabo bo barabyemera ko arizo. N'umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana yakagombye gukora ibisa n'iby'Imana ikunda. Ikibazo rero bashyizemo diferanse, ariko ntabwo byari bikwiye. Wakagombye gukora ibyusa nabyo.
ngiye byo mvuga byose ndaza gutanga urugero. Mu minsi ishize ari umuntu nabonaga ko ari inyangamugayo, ni umukristo, ni umurokore, ariko yaje kumbwira ati wambaburenge uko nyine amafaranga 5,000 wanyubwa ko ntari bitewe naho narindi nendi mu mahanga nabwo nindi mu Rwanda. Nza kumuga ati ni biza kunshorokira nkano uko nyarwanda za kuyaguha byaye ngombwa ko ngira mu Rwanda, avuga ko akiyakeneye nza kuyamuha, ariko na n'ubu ntabwo arayama. Yafashe icyemezo rero cyo kudafata telefone, uvuze ko mu minsi iri imbere na n'ubundi azambuka cyangwa se agahindura na telefone birashoboka. Niki gituma abakristo babibisambu ariko kandi aribo bagakwiye kutwigisha kwirinda kujya kwiba? Yesu we yarabivuze iyo dusomye muri Matayo, ubutumwa bwanditswe na Matayo ibice 23, niho atubwira amagambo meza. Yesu yaburiraga abafarisayo n'abanditsi. Abafarisayo ngo bari abantu bazi kuvuga Imana mu buryo bwiza, ariko bakavuga ibintu bidasa n'ibyo bakora, bakayivuga neza ariko bagera ku ruhande bakayandagaza cyangwa bagakora ibyangwa n'amaso y'iteka. Nk'uko bivuze rero, uyu muvandimwe kuba yaratinyuze gusaba aya mafaranga kandi yitwa umunyamasengesho, nicyo kiri gutuma abantu muri iyi minsi bari gutuma izina ry'Imana ridahabwa icyubahiro, ariko ntabwo rizigera rita agaciro. Kuba yaratinyutse akakwaka 5 ni inzara yari iri kumurya. Nyamara niyo akubwiza ukuri akubwira ngo muvandimwe inzara iri kunjya, wari kuyamuha. Byumvikane ko ni imigisha yifungiye. Abantu bo muri iyi minsi bari kwifungira imigisha ku tuntu tw'amafuti bitari bikwiye. Reka tugaruke kuri mugenzi wanjye na n'ubundi uri ibumoso bwanjye. Ese iri jambo ry'Imana tubiba mu bantu, ese mu mutima yacu itarimo? Ese bano bantu igihe nikigira bakamara kutuvumbura, bakamara kumenya abo turi budure ko na n'ubundi ijambo ry'Imana ribivuga neza ati tuzabamenyera ku mbuto zanyu. Ese abo tubwira bazayoboka? Urakoze cyane, ariko n'ubundi Bibiliya irambwira ngo urabikorera nka kwihorera ukagira ngo ubwenge bwanjye buhuye n'ubwawe, ariko ngo bigutungura umunsi nabishyize imbere yawe byose uko bingana. Bivuze iki? Abantu bo bariho barahamya Imana, ariko bagahamya Imana ubwabo batazi. Bivuga ngo ni Imana ubwabo bumvishe, ntabwo ari Imana ubwabo bazi. Kuko abantu mu bantu basenga ibibazo tubyita ubutayu. Hari abantu bageze mu bibazo bananirwa kubyihanganira. Ngira ngo urabizi neza na uri umukristo, inkuru z'Abisirayeli ubwo bavuga muri Egiputa bamaze kwambuka inyanja bageze mu butayu, ariko ubu butayu babudendiremo bitewe n'uko ubwabo bo batashoboye kwihangana ngo banasobanukirwe barushaho no kumenya icyo Imana ibashakaho. Bivuze iki? Hari abantu barimo baragera mu bibazo, bya bibazo bwabyo gutekereza ko Imana ishoboye byose, ahubwo bagasubira inyuma muri bwa buzima bavuyemo, bakumva ko n'ubundi bashobora gusubira hasi, bo bagatinya gusubira hasi, kandi bakirengagiza ko Imana ari ishyira hasi igashyira no hejuru. N'Imana ikura umuntu hasi ikamuzamura, n'Imana ikura umuntu mu bukene ikamugira uwo ari we. Bivuze iki? Abantu rero muri iyi minsi ubwabo barimo barigisha abantu bafite ibyo babashakaho. Abo bafarisayo mwene data avugaga ari wabwiriza butumwa, abapastori, abandi n'abandi, none bo bakababwira bafite ibyo babashakaho, aho kugira byibura ngo ya mitima yabo bayizane ihure n'Imana, ahubwo ya mitima yabo bakayihuza n'irari ry'imitima yabo. Nuvuga ngo ndaza mbwire mwene data mubwire ngo Imana imbwiye gutya, ariko nyuma mpindukiye mubwire ngo uri kubona ko ibintu muri iyi minsi ni hatari, nyamaze Imana umwana wawe ngaho nk'uko umuvandimwe yagiye navuga ko ari kukwambura n'ubundi ubwo n'ubwambuzi bwitwaje uko umuntu mubona, kuko buri muntu abantu barimo barerekana isura yabo koko, ariko mu mitima hari ibirura bijyana. Bivuze iki? Bano bari bitwaza ijambo ry'Imana kugira ngo bakunde bagere ku byo bashaka cyangwa ibyo bakeneye, ariko muri iyi minsi nta kindi twe dushaka uretse kwegerana n'Imana no guhuza abantu n'Imana, kuko twabakozi b'Imana icyo tubereyeho ni ukuba umurongo w'umuhuza uhuza abantu n'Imana. Ariko ibyo twebwe twasanze ibyo bibazo bimaze kuba byinshi ngo tutabyihanganiye, turavangira reka tubereke, ahubwo twebwe hatadisa abantu bafite kudufaranga reka tuburyo ni bwa busambo ni byaki ni bya bindi. Urumva no bya bibazo byari hanze birarenze bije mu madini cyangwa se mu nsengero. Niyo mpamvu uri urasanga insengero harimo gushwana, harimo guzbiki, harimo intambara, harimo ibitiku, ibintu bidasanzwe. Ari niyo mpamvu uri kubona no leta nayo yahagurutse ikabiri no kubyinjiramo, bitewe nuko mu madini nta kuri kukigaragaramo, mu madini nta guhamya kukigaragaramo, bitewe nuko abantu bo ubwabo barangije guhaga Imana, bumva ko Imana itakiriho, ari bo ubwabo bariho, ariko burya Imana uko yari kera n'isani ati Imana uko yari kera na n'ubu ni ikukira. Ariko twabonye abazungu batuzanira Imana, natwe tugasenga ati Imana ya Isirayeli. Yesu ni Imana y'u Rwanda nibura
iyo ntabwo iri hafi. Twagakwiye kuba dusenga ati Imana y'Abanyarwanda dufashe, kuko uko twajya gusenga ati Imana ya Isirayeli, kuko rigiza Isirayeli ikaza mu Rwanda izasanga uwo gupfa yapfuye, kuruta uko wasenga ati Imana y'Abanyarwanda dufashe, kuko na mbere yuko abazungu baza twarasengaga. Ariko ikibabaje uyu munsi ni kimwe, uko abazungu baje bakatwibisha ijambo ry'Imana, bakaduha Bibiliya, bagatwara zahabu, na n'uyu munsi urasanga ari bamwe mu bakoresha ijambo ry'Imana nk'inkoni yo gukubita bamwe mu bayoboke, cyangwa se nk'igikoresho cyo kwambura abaturage. Ni nayo mpamvu ubona bamwe mu bakozi b'Imana babyibuha, ugasanga bafite amazu meza, ugasanga baragenda mu modoka nziza, abana babo bariga heza, ariko noneho wa mukristo wabo abayeho nabi, arakenye, umwana we yavuye mu ishuri kubera kubura amafaranga yo kwishura, noneho bakarenzaho ugasanga na twa tundi yari afite bashaka kutujyana. Ese abakristo bagakwiye kwitwara bate? Umukozi w'Imana yagakwiye kwitwara ate kugira ngo niba ari icyo amufashije wa muntu abashe kugira umubiri muzima, ariko kandi agire n'ubugingo buzima? Urakoze cyane. Dore ikintu Satani yarangije gukura mu bantu, ariko abantu benshi ntibaragisobanukirwa, ni ikintu bita urukundo. Uru rukundo ahantu rutari ntabwo ibintu byose bishoboka, kuko Pawulo yabibwiye neza Abakorinto n'ababwira n'Abaheburayo ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Kuko burya iyo wakagize urukundo ntiwakagiye kwambura umuntu bitewe n'irari ryawe, ahubwo rwa rukundo rwagatumye wowe ubwawe urushaho gukora neza kugira ngo ugire ibyo ugeraho. Kuko dore ikintu gihari, aho rwa rukundo rubuze haraza amashyari, haza ubutiku, haze bya bindi, haze kurarukira ibya runaka. Ndiyo ndatangazwa n'abantu bari kuvuga ngo kubera iki runaka afite iranzu njyewe ntayo mfite, namwishe, ariko nyamaze uramwishe ntugiye kuyibamo. Ati kubera iki runaka yaguze inkweto nk'iriya, nyamaze urimo uragira gutya, ahubwo hakagiye agira nani ibyifuzo byiza byo kuvuga ngo njyewe ubwanjye reka nkore ubwanjye ndushaho kugira gutera imbere. Niyo mpamvu rero aba bakozi b'Imana bitewe n'uko bamenyere guhabwa ibidaturutse mu ntoki zabo, bamwe birengagije yuko ibyo byose ari iby'Imana, bo ubwabo bumva ko ari ibyabo. Ni nacyo cyatumye ubusambo bukurira muri bo, bakumva ko ubwabo bakunze kuboneke bya bindi, noneho aho bibuze agakenera bwa busambo. Noneho njye natunguwe natangajwe no kugira ngo ubane n'abantu bita ngo n'abakozi b'Imana, nanagutegeka kubwira tewe uyu munsi uvuge gutyo kugira ngo amafaranga kinzire mwa uyu munsi ubwira uriya runaka kugira ngo akantu ibintu byemere rwose, ati dore ibintu bibaye hataye. Rero mwene data, iyi minsi abantu sinzi imyumvire irimo, ariko ni Satani byose. Satani niwe uri arabikora, kuko Timoteyo yatubwiye ngo ubuhenebere bukomeye bwo mu minsi y'imperuka. Iyi ni iminsi ikomeye, ni iminsi ya nyuma, ariko abantu bo ubwabo ntibashaka byibura kurenga imipaka bakagombye guhura n'Imana, ariko bo bari kuyirenga byibura basatira Satani. Ariko twakagombye kugera Imana kugira ngo irusheho gukora icyo yagambiriye ku buzima bwacu. Nta kindi rero dusabwa uretse urukundo, ariko urukundo rwo rurabize. Niyo mpamvu uri kubona n'abantu benshi biri kubatera ubusambo, ubuhemu n'ibindi, kuko ukunze umuntu ntabwo wajya gukora ibyo bintu. Ukunze itorero ntabwo wajya guhemukira abantu. Ukunze Imana ntabwo wajya gukora ubwo bwose n'uburyarya n'ubutiku n'ubufuti bwose budasobanutse. Ariko rwa rukundo ruri muri twe, yeka ko buri muntu wese yashishikara gukorera Imana agakurikiza indangagaciro, kuko umukristo wese agira indangagaciro zimuranga. Bivuze ko rero mu bakozi b'Imana harimo ibisambo. Nge nakwibaza nti ese wapfumuyizo wagize icyo akagira ku gitoki cy'umuturage akagitwara, wahuye n'umuntu babandi twita ngo ni ba marine iki banaburaye babayeho nabi, bakasamuza umumama cyangwa se undi muntu agatelefone ari n'uriya wibishije ijambo ry'Imana, batandukaniye bose si ibisambo. Ahubwo njye ndabona waruvuze mu kanya ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Matayo 7:16 niba batubwira ngo imbuto wera nizo zigaragaza uwo uriwe. Ni ukuvuga rero imbere y'Imana icyaha nda cyaha gito nda n'icyaha kinini. Uriya wibye ibijumba n'uriya wavuze ngo Imana iravuze itavuze, bose ni abanyabyaha. Wari ukomeje ku kintu cyiza cyane, abazungu baradushuka. Nda Mana ya Isirayeli ibaho, nda Mana y'u Rwanda ibaho. Uko Imana mwize muvuga ko Imana ngo ari omnipresent, irebera hose icyari irahari. Rero iri sengesho turihindure muri ubu buryo: nta Mana y'abazungu, nta Mana ya Isirayeli, nta Mana y'Abanyarwanda, ahubwo ni Imana irebera hose, abantu bose icyari, Imana y'abantu bose. Niyo mpamvu iyo wibiye muri Amerika irakubona neza cyane, iyo wibiye mu Iburaya irakubona, iyo wibiye mu Rwanda irakubona, ariko iri mu rusengero ntabwo ikubona. kandi ariho ireba kuruta n'ibindi byose. None si ibyo bari abantu barabiba abakristo n'abayoboke, kuki itabahana? Nawe reba uwo nguwo wakugujije ayo mafaranga ne twayereho, ese aratuje
ko yakuborotse ari kuguhamagara. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana yavuze, nta mahoro y'umunyabyaha. Uburo byumvikane ko iyo wibye by'umwihariko witwaje ijambo ry'Imana, burya ngo wirundaho amakara atandukanye na wa wundi wabyemeje ko ari umujura, ko ari umusinzi, ko ari umusambanyi, we yabihisemo. Kandi buriya Imana nimugeraho ndazongera kubisubiraho. Dukomeza n'abadukurikiye baze kuduha ibitekerezo mutwandikire, ese byari bikwiye ko abakozi b'Imana ari nabo bagaragara nabi kuruta uko abo hanze bagaragara neza? Natanya babwira ni iyo uhuye n'umuntu uri hanze yemera ko ari ingaya, yemera ko ari igisambo, yemera ko yakwibye, ariko umuntu uri mu gakiza cyangwa se abo twita wenda ni abarokore akaza akakwiba, ariko ukaba udashobora kumenya ko yakwibye, akakwiba yiyoberanyije. Ni nayo mpamvu muri aka kanya ari n'abirwa basengera abagabo ariko ntibababone. Ndagira ngo muze mutubwire, ese byari bikwiye ko abo dufata nk'abakozi b'Imana nk'inyangamugayo aribo dusanga bari kuduhemukira? Mutwandikire mutubwire aho ngaho muri komenti. Ndagira ngo rero tugaruke na hano hanze, turafite abana uyu munsi, abakobwa urabona ati turashaka abagabo, abasore bati turashaka abagore, ariko ari ikibazo kimwe gikomeye cyane. Nubwo turi mu murimo w'Imana ugasanga abakobwa ntibashaka gushaka b'abasore bari kumwe nabo, ariko impamvu nimwe nuko birirwa bajya gusenga. Ese uri ujya gusenga ati Imana iguhe umugabo, kandi na n'ubundi abasore muziranye cyangwa abagabo muziranye barenze, ugasanga umukobwa ntabwo ashaka ko agendana n'umusore bari mu kigero kimwe, arashaka kubana n'umugabo uri hejuru. Ni iki kibitera? Buriya rero ubivuze neza, nk'uko nitubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Wowe uri umukobwa, umugabo ntabwo aba mu rusengero, ahubwo umugabo wakagombye kumusengera. Ubundi dore ubuyobe buhari, Imana twayifashe ngaho iva mu rusengero. Nasomye birambwira ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka? Nawe yakagombye kubyiyaturiraho akavuga ngo Mana, mbu umugabo ndasambana, ndakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ntatendeka, sibyo? Imana ya yindi irebera hose icyarimwe twavuze izamugeraho, izamuha umugabo mwiza. Ariko ikibazo niba izamuha umugabo w'iki kandi yirwa afite abagabo yake ni umugabo amubona n'ubundi bashaka no guteretwa nabo basore, ahubwo ari gushaka nganye ndi umugabo. Ngiye hari n'abigize banyoberaho ngo Imana ngo yabanyeretse, ngo banyereka ko ngo dukwiranye, ibintu nk'ibyo biragatsindwa n'Imana. Njyewe ntabwo nshobora, inama natanga aho ngaho kw'abo bakobwa bajya gusengera abasore cyangwa se abo bagabo b'abandi, nabanze yegera Imana, bitandukanye no kuba yagira icyifuzo azamura ngo ashaka abagabo. Umugabo ufite umugore aramushaka yiki kandi hari abasore, byumvikane ko ari kubona wa musore atazamuhaza, ashaka umugabo. Abasore nta mafaranga bagira, biragatsindwa n'Uwiteka. Wenda sinzi wowe niba uri n'umusore, ariko uko waba umeze kose uwawe Imana yaramukugeneye. ntagire vuba rero twe gukereza abana kujya ku ishuri. Ni byiza, ariko nge inama natanga kuri ya mukobwa cyangwa kuri ya musore, ngo abasore bona amakuru mfite nabo bari gutereta abagore b'abandi. Koko se ayo makuru ari abakristo cyane birahari rwose, akajya mu mwuka ngo yamweretswe ngo umugabo we ntabwo bakwiranye. N'uwo mukobwa nawe ari kujya mu mwuka akerekwa umugabo w'abandi. Ntabwo byari bikwiye. Ni ukuri dufata Imana nk'umugabo ukomeye, nituyifata nk'inyandegenge nuko izatubera, ariko njye nyifata nk'umugabo ukomeye ku rwego hejuru. Muvandi, ejo bundi ubwo perezida yari mu masengesho yo gusengera igihugu, yanenze cyane bikomeye urubyiruko rwambara ubusa. Ariko mu rubyiruko rwambara ubusa harimo n'abakristu, kuko ntabwo bariya bose tubona niba 98% by'abanyarwanda ari abakristu cyangwa se babazwa mu madini atandukanye. Bivuze ko abatari abakristu ni abasilamu, ariko akaza akaba ati nta dini ryigisha kwambara ubusa, nta dini ryigisha uwo muco. Ati aba bantu banambaye ubusa no mu mutwe, ati buriya gusa ntabwo buriya gusa no mu mutwe bafite ubusa. Mwewe iyo murebye bari imyitwe y'aba bakobwa cyangwa se uru rubyiruko n'abasore, mubona dufite uwe muryango w'ejo hazaza, babandi tuvuga ngo baragira roho nzima mu mubiri muzima. Urakoze cyane, Imana inaguhe n'umugisha. Ibi bintu ndabivuga mu buryo bubiri.
hari abantu uganira nabo bumva natwe tuganira n'abantu kakubwira ngo ngewe ngo navukiye mu rugo ngo rusobanutse ngo ni abasirimu, ukibaza ubusirimu niba ari ukwambara ubusa. Undi nawe akakubwira ngo ngewe ngo nabonye mbyisangamo ngo kuko nabonye ngo ariyo viziyo igezweho. Bivuze iki? Nigeze kuyobora korali nyobora abana, none ubwo buntu bugufi nkajya mbuvugaho. None abantu birasakuza bya bintu mbona biracitse. None Satani nawe ukuntu ari hatari, izo ni inkingi Satani yashyize mu itorero kugira ngo agushe abantu b'Imana. None ugaragenda hari ukuntu bambara ibintu birebire ariko waba uri muri metero ebyiri ukareba uko ateye wese. Bivuze iki? Kiriya ni ikintu Satani yashyizeho kugira ajijishe yereka abantu ko nta kibazo ibintu ari sawa, ariko numara kwegera hirya. Hari unigeze kuyobora mugenda mubwira ni wowe ibyo bintu urimo ni ibiki, iyo myenda wambaye ni ibiki? Ati we geza aho ngaho numvugaho, ntabwo ariwe wanzanye hano ufite ukuntu mbana n'Imana yanjye. None urumva abantu nabo ubwabo ntabwo bakizera Imana ya twese, ahubwo bafite Imana yabo. Birumvikana ubwo ni Satani yashyizemo inkingi. None urumva icyo gihe nabwiraga abantu nababwira ni wowe mbese mwafashe igice cya mbere tujye ku cya kabiri, yafashe iki kari kwirebera amaribori n'amatako y'umukobwa nibyo yifatiye. Bivuze iki? Rero Satani we yaragiye atambikamo inkingi kugira ngo bwa bwoko bw'Imana abugushe. Kuko niba twasomye Bibiliya ikatubwira ngo ni iminsi y'imperuka, ngo Satani iki nicyo gihe ari gukora cyane kuko azi ko iherezo rye rigeze. Rero reka nkubwire mwene data, mu nsengero niba ibyo ngibyo ariho twahoze tuba cyangwa se twatangiye tuvuga bya bintu byari hanze byaje mu nzu y'Imana. Nta kindi Satani washaka ni ukugira ngo agaragaze ko Imana itariho, kuko nawe icyo ariho icyabereho ni ukugandisha abantu b'Imana no gushyira abantu b'Imana hasi. Rero ibi bintu byo kuvuga ngo ubusa si bwo butuma umuntu yambara, ubusa si bwo butuma umuntu agaragara, ubusa si bwo butuma umuntu yitwa ngo wenda ngo nusirimutse ngo afite ahabarizwa. Umuntu wese nusukuye ku mutima agasukura no ku mubiri, kandi kugenda werekana ibyo ngibyo njya mbwirana nkababwira ngo n'ubundi se uri kubyerekana nta gaciro bifite. Wenda n'intare yerekana itako tukayishyira mu gasombe tukirira, ariko wese urabyerekana n'ubundi ejo ni za sida birakurura, ni iki birakurura, urumva uri kubyerekana ingaruka nini. Ariko burya umuntu disirata uri kubona kanakwiriye bituma no mu bantu wenda ari n'agaciro bamuhereza. Ngaho reba umukobwa winjiye hariya kuntu byose yashyize hanze hirya iriya, Imana itugirire neza. Rero ndi kubona rero n'abantu nabo barenze no kwambara ubusa, ahubwo none bari kubishyira ku mugaragaro na ya myanda yose y'urukozasoni bakayikorera ku mugaragaro. Twabonye ubushize n'abakobwa baherutse no gukora amarorerwa adasanzwe aho bari Imana ibasanga kandi Imana ibagirire neza. Ariko icyo ngicyo wari uvuze, ubusa ntabwo ari bwo butuma umuntu agaragaza uwo ari we. Ubusa ntabwo ari bwo butuma umuntu ashobora kuba yagaragara mu bandi, ahubwo iyo ni intwaro Satani yifashishije kugira ngo arimbure ubwoko bw'Imana. Yego njyango wenda dusa naho turi kugana ku musoza, ariko kandi tutarasoza njyango wenda utubwire niki cyagakwiye gukorwa n'abakristo kugira ngo ibyo babiba cyangwa se ibyo bavuga aba ari nabyo bakora. Murakoze. Ni ukuri hari indirimbo nkunda kumva cyane cyangwa se kuririmba y'Ijana itubwira ngo ndi umukristo. Kwitwa umukristo ni ukugenda nk'abakristo. Nibyo bavuga umugani nyarwanda ngo mwene Samusuri avukana isunzu. Niba muzehe wacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame atinyuka akavuga ngo kwambara ubusa k'umukobwa bujya no mu mutwe aba yambaye ubusa, haba harimo ubusa tete vide. Nawe wibaze mukobwa uri hano, wowe uri kutwumva, wowe udukurikiye, umusore uri hano, wowe utwumva udukurikiye, ese koko kwambara ubusa nibyo hakagombye kubaho? Biragatsindwa n'Uwiteka. Iyo ni imyambaro Satani ari kujisha abantu. Hari n'abapasiteri nzige ndumva barabishinze hagati ngo mubarebe ngo mubare uko bambaye ngo bitandukanye n'imyizerere yabo. Byumvikane ko bashaka kudefanda iriya myambaro bambara. Kandi ndakurahiye nta mahoro y'umunyabyaha. Kwambara ibintu birarangaza abantu, ubukristo wabutakaje. Ndibakazana abakristo ngo bazane n'abakristo bambaye ubusa. Yesu niwe watubambiwe ku musaraba, byari bivuyeho. Rero abantu bari hari n'uwa mbere kubwira arambwira ngo na Yesu yambaye urubindo ku musaraba. Ariko hariya wowe wakibaza ngo mbese aba bambye nawe? Biragatsindwa n'Uwiteka. Nge ndabona uko muze yabivuze, ndamushyigikiye 100%. Aba yambaye ubusa no mu mutwe, indangagaciro za Gikristo aba arazitakaje. Ni ukuri muvandi. Mu masegonda make ashoboka, ni izihe nyigisho waka cyangwa se ni izihe mpanuro utanga ku bakristo muri rusange ndetse n'abandi baza mu madini atandukanye?
wakoze icyo nge nabwira abakristo bene data bashiki banjye abavandimwe barumuna banjye bakuru banjye abakuru b'itorero abo twita abatambyi icyo ngewe ndiho ndabasaba no gusubira ku rufatiro kuko niba satani ubwo aza akatwereka ibyo bye kuko uko abitwereka biryoshye ni nako bitugeza ku rupfu ariko hari inzira ebyiri data yatubwiye hari inzira ifunganye hakaba n'inzira ngari iyi nzira ngari ni inzira dusangamo ibyo byose tubibona biryoshye ariko ku iherezo ryabyo ni urupfu ariko iyi nzira ifunganye tuyinyuramo tubabara ariko ku iherezo tubona umunezero tubona bya bindi byose twari dushatse bishatse kuvuga iki satani niwe yagushaka aguheza muri bya bindi biryoshye hanyuma akagushyira ku rupfu ariko imana yigukomereza muri bya bindi gucura ikakuvuguta niko muri byavuze yamara kukumara nk'inkamba ikaguhindura igikoresho cyayo kugira ngo numara gukomera uzakomeze abadakomeye ariko uzareba wa munyabyaha iyo amaze kugera kuri rwa rwego satani amushakaho ajya gushaka abandi akayimukira icyo nkubwira mwene data nshuti udukurikiye wowe ubwawe subira ku rufatiro niba uzi ko wasengaga imana ukabubona umwanya wasengaga imana utari kuboneka menya ko watakaye niba uzi ko wahamagaraga imana ukabubona kuko bitari kugushobokera subira ku rufatiro reba ibyo byose uri kubona bigutandukanya n'imana ubikureho wongere wegerane n'imana kuko aho mwijima uri nta mucyo haba ariko umucyo unesha umwijima icyo nkubwiye va mu mwijima ajya mu mucyo kuko imana ifite ibyo ikunda ifite ibyo yanga ikanabyanga urunuka ariko natwe abantu ubwacu tumenye niba turi abantu umenye ko hejuru ya byose hari imana ni imana ireba kandi imana ireba aho twebwe tutagira gute tutareba no hasi y'ubutaka imenya ko harimo inyongoro ikamenya n'ibirazibeshaho ariko wowe ubwawe ntabwo ushaka kubyumva abantu mureke ibyubahiro mwihaye mureke ubwo butindi mwihaye mureke ubwo bupfapfa bubarimo mureke ayo mafuti n'ububuryo bubarimo ahubwo mwebwe mwemera imana muyikurikire mumaramaje kuko niba waremeye imana emera ibyo yemera niba uyikunda ukunda ibyo ukunda niba koko ari satani ushishikare umukorere ariko mureke kuvangavanga ngo ujye gusambana nurangiza uze kuvugira imana ujye kunywa inzoga nurangiza kuvugira imana no gukora ibiteye isoni uze ukora imana mukorere imana muyishakane umwete kuko abo mushakana umwete nibo bazamubona imana ibaha umugisha ngahe nguko rero tugaye ku musozo w'ikiganiro twari turimo tuganira twareberaga hamwe imyitwarire hamwe mu bakristo usanga ihabanye n'ibyo bakora cyangwa se ihabanye n'ibyo bavuga ibyo tuvuga aho ari nabyo dukora tugire roho nzima mu mubiri muzima abakobwa namwe basore dore twe kujya dusoma bibiliya ngo nitumara gusoma bibiliya tujye gusomana biragatsindwa n'uwiteka amen ngahe nguko rero turashimiye mwe mwamaze kutwereka ko turi kumwe munishinganisha mukora subscribe namwe muturabikorera reka tubabwire ko uyu ari umwanya mwiza wo kubikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugenda tunyuza kuri uyu muyoboro mubashe kubikurikira nta na kimwe kibacitse mwari kumwe nanjye rero ndi kumwe na Musabyi ndetse n'umuvandimwe tuzagaruka ubutaha